ati kubatizwa k'uyu munsi ko koreyo yakiniye Musanze ati Mana we ati ntawe urangerageje ajyanye ariko navuye muri gisomyeho winjije icyuma mu rusengero tabati umuntu ambwira batyo sambira akabyuka ajya mu rusengero ati nakere akavumbuka ajyayo aranuka inzoga aragira gute buri n'ubu mwaje avuye muri nibature hano ifara ahantu haba nibature yaravuye muri nibature ndo ntabwo nabimenya byose mbere ya tuvuga izina ryawe kandi ukomeze ryubahwe ukomeze uwo bazi wa kera si yo waka kanya wagarutse ariya mazi ninjiyemo yambonekeye kera nukuri nagukunze urukundo ruhoraho ntirukaburemo amafaranga ntirukaburemo ikintu icyo ari cyo cyose cyiza mwami nukuri inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Yes, nyemerera nongere ngo ikaze mukunzi wacu dahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi turi kuwa kabiri itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Uyu munsi nasuye umwe mu bakunzi ba Rayon Sport mu bahoze ari abahuriga ariko ubu ngubu ngo bahinduye izina basigaye ari abashyushya rugamba uwo bita wa Nyanza. Ubwo Rayon Sport yari gukinira mu karere ka Musanze ku munsi wo kwa gatandatu, ngira ngo mubo mwabonye wa Nyanza ntiyari ahari, yari yagiye gusenga, yagiye yabatijwe. Ni igikorwa cyakoze ku mutima abantu benshi cyane kabisa. Kubona amafoto ejo mwarabibonye, amafoto yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga ya WhatsApp, za WhatsApp, wa Nyanza kabisa ari muri Yorodani ari kubatizwa. Uyu munsi rero navuze ati reka nzinduke musure ngeriwe. Tujya dukorana ibiganiro kenshi cyane turi ku kibuga yisiza amarangi, nkuko nasuye Ferdinand mukabona ko Ferdinand ari umuntu ufite aho aba, nkasura rwa Rutabura mukabona atunze umuryango cyo kimwe na wa Nyanza. Nyuma ya siporo ni umugabo ufite umuryango, ufite umudamu mwiza cyane, nawe ndibuze kubumwereka. Wa Nyanza afite umuryango mugari, ngira ngo muramubona hano twicaye niwiwe. Wanya tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere na mbere sashimwe pe. Ahimbazwe. Bura nta kintu njya nkora nabanze kwiragiza Imana. Turabigeraho, reka manze nkwakire. Mbere na mbere bira bintu nabonye cyangwa bino ano mafoto abantu bari kugenda babona ni ibyanyabyo koko cyane. Shatse wavuga byarengeje n'ijana. Cyane ibyanyabyo. Wari umaze igihe kingana gute ubifite mu mutima? Navuga ko nakuriye mu muryango w'abakristo, ndabikorana ariko Satani nawe nagaba yicaye ngenda ngo ariko nubwo mu kugwa kwanjye nari mfite umuhamagaro n'Imana ko ngomba ntacyo nakora Imana kugomba kugaragaza ko ndi umwana wayo. Wanya mbere yuko tuganira ko tugiye kuganira kabisa umwanya munini abantu bashira amatsiko, banza dushyira imbere y'Imana, unaturirimbira akaririmbo, ugire n'umurongo dusomera, ubundi twinjire mu kiganiro n'amavuta. Iki kiganiro kiraba gitandukanye n'ibyo twajyaga dukora byo kuri stade by'iki. Mbabara wenda mbanze ngugoreho gatoya. Ndirimba 45. Aho sinzi niba ari gusenga. Ngiye nanjye ndasenga Wanya. Turagiye hano nayo. 45. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri.
ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'ibyo wangeneye. Icyo wampitiye mo ni ukugira ngo nzagere bujura amahoro. Kandi nuko Eliya yajyanywe mu ijuru, yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzabe ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu ninamutugira. Ubu negereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubuhamya, mfite umugabane mu ijuru. Urakoze urumva ko dufite ibyiringiro bifite umugabane kwa data. Somera n'umurongo muri bibiri bundi ushyireho isengesho. Reka tubanze twiyambaza Imana kuko nibyo bya mbere. Uwiteka Mana ugira neza, Uwiteka Mana ukiranuka, Uwiteka waturemye mu ishusho yawe. Ibiti biraguhimbaza, inyoni zikaguhimbaza, natwe abana b'abantu wiremeye mu ishusho yawe. Turi imbere yawe tuvuga izina ryawe, kandi ukomeze ryubahwe, ukomeze urebe ibiganza byacu, ubyeze imitima yacu yeze, ubugingo bwacu nibwo turimo kugusaba kugira ngo uburinde tuzagere iwawe amahoro. Ubu tugiye gutangira ikiganiro, turakwinginze ngo ubane natwe, dusozanye nawe, kandi ntuzageraho dutererana, tuzagumane nawe ibihe byose kugeza igihe uzaduhamagara tukagusanga iwawe. Tuzicare nawe turirimbana indirimbo n'abera zo kunesha, tubigusabye twizeye impuhwe zawe. Amen. Amen. Yego. Imana iguhe umugisha. Tugiye kwinjira rero mu kiganiro cyacu tugira duti, Wanyaho. Yego muvandimwe. Wavukiye mu muryango w'abakristu cyangwa wowe byaje gute nyine kugira ngo ufata icyemezo uvuga uti ngiye Wanyanza afashe icyemezo cyo kubyarwa ubwa kabiri? Njye navukiye mu muryango w'abakristo, nabaye n'umuhereza. Ahubwo watungurwa no kumva ati niba navukiye mu muryango w'abagatolika, kubera iki waje guhindura ukajya mu barokore? Umuntu wese agira umuhamagaro we, nawe Imana ni gushaka uzagira umuhamagaro wawe. Ibi ntago navuga ngo byaranunguye nyitwara moto, wabonaga wenda ntwaye n'umuhanuzi akambwira tuzakorera Imana mu bibi no mu byiza, Imana iragushaka. Kandi ikimenyetso uzakibona, uzakora agisida, izakoreka ko udapfuye, ariko uzaba ari ikimenyetso. Hindukira uzukorera Imana. Kimumva ibyo ngibyo, buriya inshuro nyinshi njye nakundaga no gupinga ibintu by'abahanuzi, kuko ari umuhanuzi ushaka kukubeshya, ari n'umuhanuzi nyirizina, kuko ari umuhanuzi ushaka kukubwira wenda n'urugero ko Imana irinze papa wawe, kaguha ngo irinze papa wawe, na papa wawe nawe ugira. Ibyo ngibyo ari benshi bacika intege, ntibakumva ko wenda umuhanuzi ibyo ababwiye ari ukubabeshya, ariko hari n'abahanuzi b'ukuri. Niko tuzi ko namwe mu banyamakuru uburyo mukora analize zanyu ziratandukanye. Ariko icyiza kirimo, ubwo nagiye muna n'ibyo bigeragezo byo kugira ngo nkorere Imana mu umumotari muvamo, njyana mu ibyo gufana. Ibimenyetso bya mbere mwagiye mubibona bavuga ati Imana izafungwa, uzagiye gute udakora Imana. Ibyabaye mu Gesera murabizi, byose Imana igenda. Urabiriya hari uwari warabikubwiye? Ntago byanungura cyane pe, cyane. Nubwo nari nangiye no gusenga, barambwira ati ko Imana iragushaka, niba uri gukorera Imana bigaragaze, kuko iyo ukijijwe nabi bigutera umwako.
cyangwa se n'imbaraga nkeya, navuga ko nawe ubutandukaniye na ba bandi ba hirya no hino bo mu isi. Bisaba gukizwa ukumva ko ibyo urimo gukora ari Imana irimo kukurwanirira, kandi kugira ngo Imana ikurwanirire na kwa kundi uba ufite ibibazo byinshi. Ibyo bibazo byinshi iyo ubigize ushobora kuvuga ati Imana ndabikuragije imbere yanjye ndwanirira. Imana izafata bya bibazo nta bundi bizakugeraho ise biguhekesha muganga, ariko ikwereka inzira ucamo ikurwanira ku munota wa nyuma. Imana ikunda kurwana kuri finali, kandi kuri finali nibwo biba bikenewe. Wanya, hano twicaye n'iwawe, umudamu wawe arakijijwe cyangwa nawe ugiye kumujyana mu nzira yo gukizwa, cyangwa niwe wagufashije mu gukizwa? Yaramfashije ko inshuro nyinshi ninjye wamucaga intege. Urumva ukuntu twakizwa runo munsi, nabyo saba Imana benshi nabyo bategereze, kandi ntabwo bazayimbona. Wenda n'urugero ugasanga ndakijijwe ejo nkabasubiye mu icupa. Kuri inzoga ntabwo navuga ngo nimba iri kora igihe iba mbi bitewe n'uburyo uyinyweye. Niyo mpamvu bavuga ngo vino n'umukobanyi, iyo uyinyweye ukarengera ni hahandi nyine ubwo urumva niba nazaga nkamubwira nabi yarivumburaga nawe akongereje akayinywa. Ariko nakubwira ko akijijwe kandi ari mu nzira nziza. We n'ubundi arasanzwe ari umukristo, ubwo ngiye nkamubanira nabi, ubaga kanya nicyo gihe cyo kugira ngo n'urugo rwacu rutere imbere turagije umwami Yesu. Wanya, ubaka kanya ufite imijugujugu y'abantu bavuga bati wanyanze ibintu ntiyabishobora, cyane cyane ikigare ubamo, reka ndeke kucyita ikigare, abantu mugendana cyane mu gufana Rayon Sport cyangwa se no mu buzima bwa buri munsi. Abantu bakavuga bati wanyanze ibi bintu pe, katubihe amezi 2. Ibyo bintu biteguye guhangana gute, n'iki wababwira? Wenda reka mbanze mbasubizaho gakeya. Ngiyewe mu muhamagaro wanjye nzi ko ndi kumwe n'Imana. Igihe cyose nzaba nashyize Imana imbere yanjye mu biganza byayo, Imana nizasubiza abo ngabo nizandwanirira, kuko ntago nzajya kuvuga ngo ndi kumwe nabo. Ubwo ngiyewe uko bambona Wanyanza cyangwa amazina yanjye nitwa Bikorimana Jean Claude, byose n'Imana ibikora uko bambona. Uwo bazi wa kera si yo waka kanya wagarutse. Ariya mazi ninjiyemo ni amazi najugunye bya bindi bo bari mu gutekereza nkazamuka nera. Nukuvuga ngo bya bindi nabijugunye hasi, ubaka kanya ni Wanyanza mushyashya, ni ngiyewe mushya utandukanye na wa wundi waruzi. Gusa simvuze kuba mushya kwanjye ngo nzava kuri Rayon nzayifana, ariko numve ko icyambere ari Imana. Turakomeza tukubone wisize irangi ushyigikira Rayon Sport aho yakiniye, cyangwa urabigendamo gakeya? Ndakomeza kuri Rayon Sport, kuko Rayon Sport ndiza ko gufana nta kibazo kirimo. Gufana ntago navuga ngo ni icyaha, kuko umuntu wese agira uburyo yishimamo. Ahubwo mu gihe cyakindi cyo mu kabari, wa mwanya natakazaga njya kunywa, wenda ku mugani ndiza gutangwa panashe 3 cyangwa ngo zirenze. Izo panashe nzazinywa ntindangiza nahe, niba ari Bibiliya nyifate nyisome, kandi Imana izagenda mu murongo ngomba kugenderaho. Wanya, ibintu 3 by'ingenzi, inyungu 3 ziri mu gukizwa n'izi? Ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane. Buriya ukijijwe neza ukakizwa usenga, ibiri imbere yawe ubasha kubibona, nta kikuba kigutunguye. Tuvuge n'urugero, ngiye shobora no kuba ntago mvuze ngo ibibazo birakemutse byose kuri njye, ariko mba afite ibyiringiro byibura nkavuga niba ari ikibazo iki n'iki nzakigeraho, kuko nzi ko byose ari Imana ibitanga. Ese Imana niba ibitanga nijya kundeba irasanga amagaze gute? Nisanga iri mu murongo neza. Hari indirimbo ivuga ngo urava ku murongo harinjira mu ndi. Ahubwo umwanya wanjye natakaje nane ku mwanya w'igihumbi, wenda ubu nshobora kuba nageze ku 5,000, uyo nguma kuri wa mwanya w'igihumbi, ibisubizo byanjye biba byaratangiye kuza. Ubwo icyo ni icyambere rero, no kuvuga ngo umurongo mwiza no guhuza n'Imana. Kandi Imana navuga ati icyo muzasaba mu izina ryanjye nzakibaha. Icya kabiri ni amahoro n'ibyishimo byo ku mutima. Urabona amahoro ya mbere ni mu nshuti zawe, ukamenya ko ubana nazo, ukamenya ntago mvuze ngo uzashuti zanjye genda bita n'abanyamahanga aka kanya, kuko niba ukijijwe watakijijwe ntago imiganirire cyangwa ibyo twaganiraga bigomba guhinduka. Ariko bitavuga ngo nzabanga, nzakomeza mbane nabo ngane nkundane nabo,
ahubwo ngiye nzafite amahoro ku mutima, nihanganire wa muntu umbwiye nabi, menye mvuga ati uriya nanjye biriya narabikoze, nanjye reka ntuze muhe amahoro. Amahoro niyo ya mbere, ubwo ni ukubanga amahoro ya kabiri. Ikindi cya gatatu, gusenga umunezero mu muryango, mu gufana, nibyo ni kukubwira, mu kwiyakira biguha umutima utuze, kuko uragenda ukabona abantu bagiye bihangana muri Bibiliya, ukabasha gusoma ba Yobu ibyagiye bibabaho, urabizi sibyo, ba Lazaro ibyababayeho urabizi. Abo bose iyo ugiye usoma umenya ko cyakimuga cyakiri ku mugezi, urabizi bose uburyo bategereza, bisaba gutegereza utarambiwe, bikaguha n'amahoro. Ndumva ibyo bintu bitatu nabyo byamfasha. Ikindi kintu uvuga uti ngiye kugishyiramo imbaraga ngisengere cyane, ntagisengeye cyazansubiza inyuma, ni iki? Ni inshuti zanjye. Inshuti zanjye nizo ngomba gusengera mbere y'ibindi byose, kuko urabona nabyo ugiye kumbwira bitatu. Inshuti zanjye impamvu nguya ngo nizo za mbere nabanje gushyira ku mutima nkaziyegerezanya. Urabona turi n'abantu ni 10 muri groupe tujyana gusenga, byashimisha. Icya kabiri, niba ngiye mu kugendana n'abantu banywa izo nzoga, impamvu bari mu kuntega imitego niko bazi ko abo ngabo ugendana nabo, mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe, siko bavuga. Cyangwa nimba nawe zirika yindiri, urumva ko ngiye meze na wa muntu ucitse icya kiziriko, nkashaka kujya kwanjye. Ubwo rero ngize amahirwe, ahubwo ngiyewe aba ari njye bakurura, byamfasha mu za nshuti, kuko ni ukuvuga ngo niba wenda n'aka kanya nshaka kuba ndi mu gusoma Bibiliya, wowe ukafata umwanzuro ukambwira ati ngwire ngo ugure icupa, bitandukanye nuko naba ndi kumwe nawe, wowe wize ukambwira ati ngwire dufatanye gusoma Bibiliya. Ibyo byamfasha. Ikindi cya gatatu, ni imirimo dukora yo gufana. Urana ko ibigoye, abenshi bazi ko tuba twasinze, abenshi bazi ko tuba twanyweye inzoga, twanyweye amatabi n'ibiki byose. Ni ukugaragaza imbuto nziza ngomba kwera, ku buryo byibura uwo ari we wese asavuga ati burya wa Nyanza ni wa Nyanza nta kibazo. Ibyo yambonyemo y'amazi, ejo n'ejo bundi mu nyuma y'imyaka 20, 30 kugeza igihe cyose nzaba ndiho ku isi ya rurema, akaba ndi mu murongo w'Imana, bizamutera nawe kuhindukira akaza. Hasigaye kimwe cyo gusengera, uvuga uti iki kintu Mana yanjye ngiye kugisengera ku buryo kitazansubiza inyuma. Cyo ngomba gusengera ni aka kanya, ndamana n'umutima wanjye ntago bindimo, ariko ikijyanye n'inzoga, buriya sibyo kwibatizwa byose babivuyeho, tugira akantu kameze n'akoko k'inzoga. Urabona niko nakubwiye ngo navukiye mu Gaturika, na wenda navutse mu rugo benga ibitoki, urwagwa, ibiki byose mu Gaturika bo babyemera. Guhindura, Imana niyo kubwiye ati reka inzoga ngugirire neza. Buriya na muroho wose uravuna. Nicyo kintu navuga ngiye kurwana nacyo, yaba ejo bundi indi myaka izaza, wundi wumva ngo wa Nyanza yabanzwe ni yabaye imbata y'inzoga. Icyo kintu cyo kintu cya mbere ngiye gusengera, kandi nakibwiye n'Imana, kandi nagiye iyo ndi mu gusenga Imana buryo ikisubizamo. Wanya ugisohoka muri Yorodani ugapostinga ari amafoto, abantu babyakiriye gute? Hari message z'urucantege wabonye ziguca intege? Ese hari bo wabonaga bakumotiva? Ni ibintu wabonye abantu bareba stati zawe cyangwa se muganira bakiriye gute? Abenshi byarabonesheje, ariko ntago ari bose. Ubwo ni ukuvuga ngo sinzi ijambo nakoresha, na basirikare n'abapolisi arigiye bivanga, ariko kangombwa ko bavanguka, umwe kwabo n'undi kwabo. Abo byashimishije nabashaka ko dufatanya, abo bitashimishije ni bande bavugaga ngo sikora yihombeje. Urumva abo ngabo ni muri babandi twari dusanzwe dusangira. Urumva ko ntago twese twari kubyakira kimwe, ariko ari benshi banaciye mu gikara, nagiye mbipostinga muri groupe cyangwa hirya no hino, natwe nuko twatangiye bigenda biza gake gake. Ubundi ikintu cya mbere ugomba kumenya, umuhamagaro wawe niwo ushaka kubyishyiramo ngo ukizwe, cyangwa n'Imana
ishaka ko byibura arayigukura ikakuzana byibura ngo utange n'ubuhamya mu byo wagiye ucamo. Ntibyinshi twagiye ducamo mwese murabizi, ushobora no kubwira umuntu runaka n'abari abanguna match batarakizwa. ngira ngo uyu ni umudamu wa Nyanza tuba twatangiranye ariko yarakiri mu turimo two mu rugo ko twabazindukiye. Honya ngo yabaye mama pasteur. Ntago biraza ariko niyo nzira. Madamu wa Nyanza katwakire. Yego murakoze. Harya amazina ni Nitwa Niragire Rusi. Mama Teta. Mama Teta, Mama Cyomoro, mama w'abana benshi mbese. Se mufite abana bangahe muri uno muryango? Twe turi ababyeyi b'abana benshi kuko turacyakomeje kubyara. Iki cyemezo gishya rero cyawa Nyanza cy'umugabo wawe ni icyemezo wafashe uti akikubwiraho bwa mbere akakubwira ati ndi mu nzira yo gukizwa, wabonaga byageraho afata icyemezo akajya akabatizwa? Nkubwije ukuri nabonaga bidashoboka. Nanjye hari ubwo twajyaga gusenga, ubwo ninjye wamujyanaga nyine kuko njyewe nubwo wamugana umuntu agira agatatira agasubira inyuma. Shitani burya ni umugome, nta cyiza cye icyamuzanye ni ukwica no kurimbura. Nanjye nkatatira ariko tubanye nkajya mwereka ibyiza byo gusenga. Njye nakuriye mu muryango w'abarokore, nkajya mwereka ibyiza byo gusenga. Hari nubwo nigeze kujya gusenga inje bamaye amazi kwa kundi ujyana amazi bayasengere. Burya ibintu byose umutambyi yabikozeho bari baraheshejwe umugisha. Kubyara byaranze kuri Teta, mwiteteta. Naratinze kubyara, amezi 9 yararangiye, ukwa 10 njya gusenga nje ari nijoro. Ndamubwira ubu rero ndabyibuka hari kuwa 3, ndamubwira ni kuwa 5 nzajya kubyara. Arambwira ati ubwo rero niba abatubuzi b'abapasiteri birirwa barongora abagore b'abandi ati ubwo bakurongoye baje kuntuburira. Ubwo ndamubwira nti nyamara nzabyara. Amazi bamaye arayafata ajugunya hanze. Ati ibyo bintu by'ubutubuzi bwanyu bwo kwirirwa mubeshya abapasiteri birirwa babasambanya ngo Imana yavuze, mwirirwa mubeshya simbyemera. Kuwa 4 haragera nijoro, kuwa 5 hageze nditegura nirirwa nzinga imyenda ntari no kunda kubera kwizera. Undi kwizera kurarema kuko twebwe tuzi kiva mu gusenga. Ndangije ndayizinga akajya ambwira ati ariko wigize umutubuzi nawe akakanya. Ibintu byo gusenga rero ntabwo yabyumvaga. Nijoro aranigendera. Ndabyibuka akabari kitwa Vision kari kiba hepfira Nyabugogo. Ndamuhamagara nijoro nka 5 nturihe. Ati nibereye Nyabugogo ntaga nahise ko ngiye kujya kwa muganga. Ati iyo mitwe yawe ndayihaze yo gukora ubeshya. Ati byinda yawe narabimenyereye ntabyo kubyara. Arabipinga cyane. Ndamubaza ntisuri ati nibereye muri Vision ndi kwinywera amabyera arateretse nawe uri kuwirirwa umpamagara. Ubwo nahise niyeranje ampamagara umumama turajyana. Tugezeyo yahise aza ariko uwo mumama aravuga ati nyamara birakomeye. Kuwo wa 5 uramubwiriyeho. Ndimo ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana ko Imana ibaho kandi ikora. Araza koko abona ko ngiye kwa muganga ntamayoga yanjye ndasize nuramuka utabyaye ndakwica. Ubwo nibwo nagiye kwa muganga nta nubwo byatinze kuko barambwiraga ati kubyara rwose ntago bizagorana kubera ko watinze. Urumva n'abantu babi babaho abazima babi. Naragiye mpita mbyara batambaze wa munsi namubwiriyeho ko nzabyara abari bwo mbyaraho barabimbwiye. Ubwo ariko ntiyashirwa mamagara abantu rero bansengeye bakambwira ko nzabyara. Ndashaka kubahamagara bakaza we na Imana igahabwa icyubahiro bahari. Akayigira gusinda baza ni mugoroba. Ubwo urumva nta kwitegura abashyitsi ariko bo bari baje gushima Imana ko Imana yatanze umwana muzima. Aje ati dore ngaho batubuzi baje mu rugo rwanjye ariko ariyoberanya abagurira agafanta. Bagiye arantuka ati nubwo wabyaye ibyo bintu simbyemera. Mwumva nyine niyahinduka n'amayoga yanywaga mwumva ibintu by'Imana ntabwo byakunda ko yahinduka. Ubwo rero bigeze hagati nkajya mujyana gusenga aza kunyemerera. Hari igihe dushwanye urabizi ibintu byo mu rugo nyine njya gusenga
ariko natekereje ndavuga ati kugira ngo mwurure reka mpeze tujyane. Numva arambaje ngo urihe, numva arambwira ati ko agiye gusenga, ati nanjye reka nze. Mbona yinjiye mu rusengero, akinjiramo bahita Hari ku cyumweru cyangwa hari mu hari mu Mibyizi, mu materaniro yo mu Mibyizi. Umupasiteri arahaguruka aramubwira n'inkovu afite hano hafi yo ku kibuno atanamuzi. Arumirwa ajya ku ruhimbi ati ibyo byose mwamvuzeho nibyo. Ataha ariko akiva atajya kunywa agacupa. Ati buriya mwana biganiriye, ndamuganira nanjye harasi nari impazi n'ubwa mbere nari ngiyeyo. Ariko ndavuga ni kuba ninjiye no mu nzu y'Imana bizaza. Ubundi utanza kumujyana nabwo mujyana aho ngaho yabatirijwe. Ari umumama waturaritse arambwira tuzaze nkwereka ahantu nakiriye nari ndwaye amasenezite. Nawe wanjyanye mu batubuzi, ntabwo bose ari bazima, ari nawe wanjyanye mu batubuzi. Hari naho nagiye bose abasenga bose siko basenga. Niyo mpamvu bavuga ngo tuzabarebera no ku mbuto zabo. Hari aho namujyanye gusenga, ariko nubwo batubura n'iby'Imana barabifite, bafite Imana ahubwo barazivanga. Ko twarahageze twagiye mu byifuzo, mvuga ni wenda tujye gusenga azahinduke, yanywaga inzoga, uyu nguyu inzoga ze numvaga ko bidashoboka. Ibyuma yaranakiraranaga akakisegura, hahandi yigeze gukora akaba ataza ngo akubite. ntabwo yankubitaga, ntabwo arwana. Wenda wizireka nkunganiho gatoya. Nyuma yo kugira ngo bambwire ibyanjye byose, nanjye natangiye kugira courage yo kumva ashaka gusenga. Ariko gusenga nkaturana wenda n'isengero runaka, nkabanza abapasiteri baho katari bazima uburyo bateyemo, kugeza nawe yambwiraga yanjyanye ahantu bamwe ngo nimbanze nanga amafaranga 45 ngo bambwire ibyanjye ngo bamwe amavuta nkarabuko. Ubwo ndagira ngo ngeze no ku musozo kugira ngo aho ndi mu gusengera aha numve ngiyewe ngo ndimo ndasenga ndafashijwe. Amafaranga ndayatanga, bimwe arabimbwira sanga nibyo, na nyuma yaho ufata amafaranga 50 urabitanga ngo baguhanurire cyane. Ngo bari bambwiye ngo na amavuta ngo nibara ya Liyoni ayo erayo amavuta ngo bayasige gusa, kuko nabyo narinzi. Kandi najya gusenga ngumva barimo barama ngomba kuzaba umuvuga butumwa, ngomba kuzaba umwana w'Imana nkayihamye 100% kavuga ati wenda umuhamagaro wanjye uri hano. None ubwo ngubwo amafaranga ndayatanga, sibyana kuntu twazabatonganye mu Sikoro. Hari n'ahandi numva twigeze kujya, ubundi ngewe sinze nagiraga mu rusengero nkumva umutima wanjye urahamanye, nago ndimo kumva ibyo arimo kwigisha, nkumva wenda nashaka ko bari mu guhimbaza gusa, hako batangiye kwigisha ijambo ry'Imana nkaba mbivuyemo. Nkumva nakumva za ndirimbo gusa, ariko ibindi nimbyumve. Noneho nyuma uyu nibwo yaje kunjyana hano Gikondo tujya gusengera nyinjirayo. Ikintu cya mbere nakundiye pasiteri waho gitumye n'akakanya turi kumwe, baranyibwira ati gusenga nta kibazo, nushaka ujye uzana icupa ryawe urifata urishyirara mu nguni, uko ndi mu kubwiriza ujye ugenda usomeho, ntago nzabiguhora. Wongere usomeho, ntago nzabiguhora. Wowe igihe cyose Imana izafata umwanzuro ntizagukura ku iryo cupa, kuko wowe ubwa ntago waryikuraho. Nanjye ntacyo nakora ndi umwana w'umuntu usibye kugusengera, ntago icyo nakora ngo urireke. Kandi koko ariko byagenze, nkajya ngenda ntavuga ati reka ngende. Haya bwa mbere najyanye icyuma mu rusengero, ajyanye ariko navuye muri gisomyeho. winjije icyuma mu rusengero Pe ntavuga ati umuntu ambwira gutyo ntaba nasinze, reka nifatire icyuma ntishaka nyuma. Ariko nagiye ntago nakinjije mu rusengero, hakuruma nibwo nabona akabutika no nkabusha mu kaviro patrimwe mu ndebe. Niyo gahunda nari mfite, kone kwanyemeye ngo ngenza n'icyuma nyishize hafi nta kibazo. Sinakinjije mu rusengero, ariko nakiza ku kabutika kafa ngaho. Tinjibwa ngubwo turasenga, numva n'uburyo arimo kwigisha. Hari abantu benshi bano bantu bagiye banywa inzoga, abantu hirya no hino tuzi abantu benshi bagiye banywa inzoga, nibyo bagiye bahura nabyo, akakwigisha ububi bw'inzoga, ariko ntabwo wapfa kufata umwanya kuvuga ngo akakanya ngiye fashe umwanzuro wo kureka inzoga ngo biguhire. Ubwo nibyo nakubwiraga. Nabariya rero n'abashyushyarugamba, bashyushyarugamba ndizaka icyo kintu kireze cy'icupa pe, nyamasheke ba marayika ba feza harimo abarengera. None nabo banyamasheke bo baranarengera kurenza bimwe bitandukanye no kwitwa ngo ni icupa.
hari abandi ba kaburimbo badura ba rwarutabura abandi noneho umuntu wese niyo mpamvu ubona arimo gutungurana kumva ngo Nyanza yakijijwe muri bariya gute ufata umwanzuro wo kubatizwa ubu ikintu cya mbere bategereje kuzamura muri ya sura ese yazatandukana ba kaburimbo azatandukana aho ba rwarutabura nta banyamasheke. Mama Teta nibwo bwa mbere afashe icyemezo cyo gukizwa nyine ukabona abigumyeho nkimujyana aho hantu yaravuze ati ngiye gukizwa ati uyu mumama ntabwo ari umutubuzi ubundi yitwa Mary pasiteri wacu yitwa Mary ati ntabwo ari umutubuzi ati umuntu udaturisha ku ntege ati umuntu utakwaka amafaranga urabizi hari insengero zaje baturisha mu byiciro ufite 5 ufite 10 sana yanguhanurire nkuko namugejeje aho hantu bakamuga gatanga 45 ariko kuko bari bamubwiye ibintu biri byo yarayatanze baramaje nk'umuntu twamukashya kuramuzi hari abakozi b'Imana babivanga yumva ni nyina ati ni mama baramubwira ati ni mama wawe nyina ati ufite mama wawe witwa Mukashya Karibirata ubwo ariko nyimugezaho abona nta kintu bamwazi abona n'abantu beza yo hageze baramwishimira ababwira ko afana reyo atujyuza basigara nimero yiwe hari undi mupapa nawe usenya witwa Paperitia umwana mwiza waho umuvuga butumwa akajya muhamagara mu gitondo na nimugoroba uyu mwana ubwo ukuntu ariko nageze hagati mbona n'ibyakunda akarara yasinze agatanga saa 9 saa 2 akabyuka ajya mu rusengero ati nakerewe akavumbuka ajyayo aranuka inzoga aragira gute akaza ako ndavuga ntibizakunda aza gufata icyemezo nabwo arayireka inzoga amara nk'amezi 2 atayinywa niyo marambwe ati nihuriye n'abafana twishimye twinywereye inzoga ati nibyo kubatizwa simbirimo impamvu mvuga ngo noneho ngenda mbona mfite icyizere yagiye gusenga uwo mupasiteri wacu aramuhanurira ati mbonye ufungwa urafunzwe kubera kudakizwa neza ati kandi nyuma yo gufungwa ahubwo nurafungurwa ntukizwe hari n'ibindi uzahura nabyo arabipinga nibyo biriya byabaye koko arafungwa iriya kese yo mu Bugesera yabaye ahubwo uyu nguyu yasemeye abandi yabaye nka Nowa yasemeye abandi kuko Imana yari yarabimubwiye ko agiye gufungwa aramuga ati ndabona ugiye gufungwa ariko uwo mumera akamusengera uyu nguyu nyine yahagera akihoromananiza akaba umwana mwiza Mera ati byanze ubwo yanafunzwe ariko ari kwigira umubatizo ariko mu kuwigira akayanywa inzoga akajya bivanga akajyanywa inzoga finali rero nibwo yafunguwe ariko afungwa aravuga ati ntundi byo gusenga ya shitani nkubwira ukuntu arimba ati ntacyo bimaze ati ko nafunzwe se nari ntangiye gusenga arongera ayisubira ku icupa ndamubwira nti ntubona noneho bizakugeza kure nuko ariko uwo mupasiteri n'umuntu ugukurikirana abantu bawo n'abana beza n'abantu beza akajyaza aha akajya mwigisha akamubwira ati bizagenda biza nimba wongaga amacupa 5 gerageza unywa 2 uzagenda bivaho ubireka shambo na Nyanza arahindutse mbona yigiye umubatizo afite courage ahubwo ngewe nangira kubana ngi ucika intege akansiga mu buri n'ubu mwaje avuye muri Nibature hano ifara ahantu haba Nibature yaravuye muri Nibature mbona Nyanza arabatijwe ariko umunsi wo kubatizwa bibikigusha bihuza nuko rero yakiniye Musanze bega dayimoni wabaye uwo munsi we baba we yabatijwe nyuma y'abandi yasanze bamaze kubatizwa ubwo wapi yahise ahamagara Mary ariko dufite umushumba ufite impano nko mu kwezi kwa 12 yamwoherereje message n'ubu arayifite gushango anyango ndabona ngo no ku munsi wo kubatizwa uzagera ngo reyo yakinnye ngo ahubwo ntuze kubatizwa bibaye icyo gihe itamyibuka ko yabimubwiye n'ubiriye uze kuyisoma bucya bari bubatizwe rero kwa 6 abahamagaye mushumba azana inzitwazo zidashoboka ni ya shitani
ati Mary we ati abantu banjye rero ati bagiye kuri sitade ati ubwo ngenda hindura umubatizo ati mfite abantu b'ababosi bambwiye yuko ngiye bazankodeshereza Yorodani ukambatiza ukwanjye umushumba ati katika jenera Yesu ati babazimu ati urabura kuza kubatizwanya n'abandi ngo nzagukodeshereza ngo bazakodesha Yorodani umatizwe ku giti cya ngo rigango nta kirori naba nkoze wanyanza bibi ntambara uwo abura amahoro abandi bakamubwira ati tugeze kuri Nyarangarama arambwira ati ariko rero ngiye kugenda ndareyo ndaza mu gitondo arari Musanze arareyo ndangije ndamubwira nti se ugiye kurara i Musanze tariki 18 ugiye kurara i Musanze ejo uzi ko ari umuganda harimo amagare uzazindukuza imodoka uzayikura he ntahubwo umubatizo uri kandi koko yari uburyo bwo kuwukwepa shitani kamuha amajwi ariko muri we afite ishyaka ryo kubatizwa ati ye baba we ati kubatizwa k'uyu munsi koko rero yakiniye Musanze ati Mana we ati ntawe urangerageje arambwira ati ngiye kumukwepa Mary nijoro nabwo agiye ndavuga ngo baragiye pe nkajya muhamagara wanjye n'umutima wanjye oya narakubwiye ntibanze uhamagare mushumba akugira inama aragukwena aragenda arambwira ngira ngo wagiye muhamagara ngo nagiye kwiyogoshesha buracya wumva ukuntu dayimoni yaramuriganyije yirirwa hayiganyira ubwo amatelefone y'abantu bari hariya bateguye kubatiza saa saba yageze saa 8 abantu bose babatijwe ubwo ngubwo birarangira umushumba arangije aramubatiza ariko n'ubundi kuba yaragiye ntago bukeye gahunda yari yayivuyemo ahubwo ni ashitani yagomye imuriganya amanutse abura moto asanga imihanda bayifunze abana shitani ntashaka abatizwa birangira abatijwe ndashima Imana ikintu ndi kukubwira rero ko mfite icyizere ko atazasubira inyuma ntago na mbere hose yigeze agira ishyaka nk'iryo afite urabona ko abirimo neza aricarana n'abantu banywa inzoga agatima nikaze akanywa ukuntu mbere ashyijya yicaranaga n'abantu akavuga ati reka nkwe kamwe atejo sinzanywa ariko rwose urabona ko ntabimurimo n'abantu bari kuvugana nyine n'ukubika ari kwigisha mu myaka mumaranye atarakizwa n'iki yakoraga nibihe bintu bibiri yakoraga ukavuga uti Mana yanjye ibi bintu umugabo wanjye azabireka bigenze ubusinzi bukabije ni ubusinzi se ubwo se Mana yanjye umusinzi wo hanyuma yarasindaga nkavuga ni se gusinda bibaho handi umuntu ashobora gusinda akaba no gukuramo inkweto byamunanira noneho wabona ukuntu yarayasinze ugatungurwa n'ukuntu ahise abyukirana none mu kabari yarayasinze Mana yanjye nkumva ni ariko inshingano z'urugo zikora akazikora agahaha ariko yaba we ubusinzi bwo kurara ijoro nkagira ngo yapfuye Mana yanjye nicyo kintu cyambangamiraga hari ikibazo nabajije umugore wa Rwarutabura nawe ntareka kukubaza kuko wanyanze na Rwarutabura bari mu bantu kabisa benda guhuza character bafite wanyanze n'iki kintu cyagukuriye kuri we kabisa ukamukunda ukavuga uti ngiye kubana nawe mu byarire tubana ubuzima bwanjye bwose mu buzima bwo kwisiga irangi uri aho ngaho ni iki kintu wakundiye Wanyanza se Wanyanza agire nawe urumva izina rye ni Wanyanza umunyenyanza agira akarimi ku buryo agira akarimi keza ku buryo no gupfa kumuvumbura niyo mico yose yagiraga ntabwo ari gupfa kumenya ko agira iyo mico yose onge twawe atisize irange ntazi kanisiga irange ntazi ko ngewe mbere nyine nanafana najyaga mbona abantu bisize amarange bambaye baba we nkabona n'abasazi nkabona bafite ibintu by'ibicuma nyine nzi ngo n'abantu banywa urumogi n'abasazi nyine nabonaga ari n'abantu b'abasazi badafite n'ahantu bo kuba badafite icyerekezo ariko uyu nyuma yo kwisiga irange yo muhuye ntiwabimenya twanahuye ntazi ko yisiga irange narinze nkwita ntazi ko ari agutera imitoma agira akarimi ntabwo wamukweba
umva nuko byangendekeye nyuma rero nta n'ubwo iyo mico wamenya ko bari bayifite kuko mbere ubibonanye mukavuga ati umuntu nuko ameze se nuko ahinduka yewe ni urugamba nyine nuko ni ayo mateka yanjye nawe Wanya ibintu bibiri wakundiye mama Cyomoro ukavuga uti mpaka mukiza amago nibyo byaba byinshi ni ukuba nuko abikubwira yari azi izina Wanyanze ko atazi ko ari njye ariko akaba azi ko Wanyanze yisiga amarangi ariko nyine ngewe nagiye n'ubundi yitiro bikora Imana bisanzwe nyuma za kubimenya ni byinshi kuko ni ukuvuga ngo ubundi iyo wakundanye n'umuntu kandi ibyo nakubwiraga ngenda bizi ko urukundo rwanjye nubwo nagiye ngomera Imana ntabwo igeze inkuraho amaboko nabaga ndi kumwe nayo nabaga nizeye ko icyo ndi bukore cyose igomba kuwufasha uyu ndizera ko nari mu kumuteta hari icyo gihe nasengeraga Saint Pierre nari mu gaturika nasengeraga Saint Pierre ndi mu gaturika ariko n'ubundi nakomeje kujya fana nanasenga ariko mu gaturika ntabwo bambuza inzoga ubishingano ugiye kujyamo byo nakubwiye ngo bigiye kungora ntizo z'inzoga kandi nazo mu izina rya Yesu nzi ko razitsinze ni ukuvuga ngo ni byinshi twarakundanye dukundana numva umutima wanjye umwiyumvisemo n'amagara byose biragenda niyo mpamvu nagombaga gukoresha intangike ishoboka cyose nkamwisanishaho nawe amaraso yanjye nayo agahuza ni umuntu ufata gute ni Imana igiriye neza nawe uzi uburakare bw'ubu ngubu ubu nawe ni umuntu ushaka guhubuka ibindi akabitekereza nyuma ni ukuvuga ngo urugo rwanjye kuba ruri mu Mana ubu ni ibintu bya paradizo ahubwo kuri iyo mpamvu sheri hano Wanyanga dushaka umurongo dusomere rukumva nawe uteguye ngo umugore wanjye nakawusomere uri uri kumwe n'umufasha bagufashije byose kino hano mwana wanjye umuhungu murasa pe uyu muhungu murasa Cyomo era ku murongo wa 3 tugiye gusoma Yeremiya 31 umurongo wa 3 dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka yambonekeye kera nukuri nagukunze urukundo ruhoraho nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse wa mwana w'Isirayeli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangururira ku musozi ya Efurayimu bati nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni dusange Uwiteka Imana yacu amen. Reka turebe no mu Kuva 20 umurongo wa mbere. Uriya irimo gusoma Bibiliya ikwerekana inzira ugomba kugenderamo. Kuva ibice 20 umurongo wa mbere haravuga ngo Imana iravuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ntukagire izindi mana mu maso yawe amen. Amen. Jyana muri Zaburi 125. Iyo mirongo yose ufata Bibiliya ukamenya uko ushakamo imirongo cyane. Wanya uranshimishije pe umuze ku mutima Imana ikomeze intambwe zawe kabisa. Usabe mu izina rya Yesu. Zaburi 125 umurongo wa mbere haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose nk'uko imisozi igosi Yerusalemu niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose amen. Wanya iki kiganiro ngewe
tuzagikuramo amaseri, nzajya nkusura cyane abantu barebe wa Nyanza uri mu Mana uko ameze, njye nzakomeza njye mbasura cyane. Nshimye Imana ngiye bimvuye ku mutima, ninjye uri busoze noneho nsenga. Ariko impamvu nkubwiye no murongo w'ijana makumyabiri na gatanu, abiringiye Uwiteka. Ntago twiringiye abantu, ntago twiringiye wowe cyangwa se n'umugore yahinduka bibaye ngombwa cyangwa umwana, nuko nanjye nahinduka cyangwa se n'aba bantu wizera, ariko Uwiteka yamurambitseho ukavuga ati ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntago apfa kukureka. Niyo mpamvu bakubwira ngo uwiringiye Uwiteka ameze na wa musozi utabasha kunyeganyeza. ariko rasiba indirimbo ivuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Wanya, reka tureke kurambirana, byaryoshye twaganira tukageza ejo. Wanya, n'ubundi ejo hari match ya Rayon Sport, ejo tuzaganira ku bindi bya Rayon Sport. Ngewe by'umwihariko uru rugo rwawe ndusabiye umugisha, ndusabiye umugisha w'ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso, kandi iyi nzira watangiye uzayikomeze, Imana izakube hafi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naba n'umunyabyaha ugwa ariko akagwa imbere y'ibirenge by'Uwiteka, kandi Imana yanga icyaha ntiyanga umunyabyaha, kandi igakunda umuntu wihana. N'ubu natwe nubwo tuba muri ibi, kuko tuba tuzi ko nta Mana nta buzima. Wanya, njyewe ibindi ndabivuga maze gusenga. Uwiteka Mana igira neza, nyemerera ngushimire kuri Imana ishobora byose, kuri Imana ikora ibirenze ubwenge bw'abantu, kuri Imana igihe cya nyacyo ukora ibikwiriye. Ndagushimiye ko wambashishije kugera muri uru rugo Mwami, ngushimiye intambwe umuvandimwe yateye. Ni ukuri ndagusabye uyimukomerezemo, uzamurinde ibicantege Mana, uzamuhe umutekano, umunezero, abazajya bamubona babone ko ari wowe koko wabikoze, abazajya bamubona bajye babona Imana, babone ko ari Imana ishobora byose. Musabiye umugisha we n'umuryango wiwe, n'umudamu we, abana be, famiye yabo yose, nyisabiye umugisha Mwami. Uru rugo ntirukaburemo ibyo kurya, ntirukaburemo amafaranga, ntirukaburemo ikintu icyo ari cyo cyose cyiza Mwami. Ni ukuri, ariko by'umwihariko mbasabiye amahoro Mwami n'umugisha muri uru rugo Mwami. Uzabarinde intonganya, ino nzira batangiye uzayibayoboremo Mwami kugeza ubwo uzagaruka Mwami. Reka uru rugo kuva wa Nyanza yabatizwa ruzagaragarimo impinduka ku barureba, ku babasura, ku nshuti. Ni ukuri, ibyo byose n'ibindi uzabibahe mu izina rya Yesu, amen. Wanya, reka nkushimire, nzagaruka nkusure. Ariko dusoza nagira ngo ngiye gupininga nimero yawe ku kiganiro, abantu kabisa bakuyambe. Ariko n'ubundi nawe nubwo ndi buyishyireho, nimero yawe yivugire, ushaka kukuvugisha, ushaka kukuganiriza, ushaka no kugushyigikira, ushaka ko tukomezanya umurimo w'Imana. Reka nushaka no kugakanda, rushobora kureba akavuga ati reka mushyigikire, wa Nyanza mugurura umufuka w'umuceri. Wanya, shyiraho nimero. Mbere ko shyira nimero ya telefone, urabizi ko umunsi wo kubatizwa kwanjye hari habaye match ya Musanze na Rayon Sport. Ntago twahuye n'abantu nuko wenda baragukurikirana n'ibyiza, ariko bagomba no kumbona live turi kumwe. Napanze ku itariki 22 z'ukwa gatatu kuzafatanya n'inshuti zanjye, tukakora byibura ikirori
cyo kumva aho imana yankuye. Ni ugucyuza umubatizo ariko tunazirikana imana yagukuye. Ahubwo icyo gihe nawe mugenzi wanjye dukurikiranye wakwibaza aho imana yagukuye yagukoreye iki, niki cyatuma utumva ko imana ariyo ya mbere, nawe ukankurikira ukaza tugafatanya kuvuga ijambo ry'Imana. Dukaze twa fanta tubiri ndatwemeye. Nkunda macu uri inyuma ka gatatu azagashyiraho. Murakoze. Nkunda mace mba yamushimira ko bura nkunda mace mubandemo kwigisha nawe ndashaka ko banza kuza ku murongo. Kuko buriya undi tuzi ko abantu bagiye bigisha babanzaga guhera mu mugendana kugira ngo batazaguvuna nawe, aho kugira ngo azavune nyuma abona ibyiza amaze kugeraho. Ibintu byose akora hano hose nayo kugira ngo tuyishyire mu biganza by'Imana, sibyo? Ndabizi ntago wandushye kuko ni ibintu byawe, ni uko waguye niko nanjye nigeze kugwa, ariko Imana irakoze. Ubu turi nawe usengera jye umbwira tujyane. Icyumba tumeze neza no ku cyumweru tuzabikorana. Ubwo nimero yanjye ni 078 57 44 330. Ibaruyeho ndi Bikora Imana Jean Claude. Rega data arabizi yanyise byose bikora Imana, niyo mpamvu ngomba kugaragaza ko byose ari Imana ibikora. Yes, yari wa Nyanza twari twamusuye mu rugo. Ngushimire wowe ukomeje kuduha umusanzu wo gukora subscribe, komeza ubane natwe. Ariko nkubwire ko twari turi kumwe na moto nziza za Spiro Sendegeya Emile, arahari ku bwawe kuguha moto nziza cyane ku mafaranga make cyane, M1, M2, M3 iwacu zirahari ku giciro gito cyane. Ushobora no kuza utayafite tukagukopa ariko ukajya mu muhanda. Twari turi kumwe na Manifa Printing House, icapiro rya mbere hano mu Rwanda. Wowe ufite office ushaka ko ku brandingira, duhamagare kuri no nimero. Wowe ushaka guprintingisha ibyapa binini, kwandika ku myenda, ku matatsi, ibintu byose bijyanye na branding na printing, gana Manifa Printing. Twari turi kumwe na Ukwizera Hardware. Ukwizera Hardware ni wowe ibikoresho by'ubwubatsi, by'ubuhinzi, imashini zikura amazi mu bishanga, zuhira, ponsezi, zikata ibyuma, imashini zitera amarangi avanze. Bino bikoresho byose uri kugenda ubona mu Kwizera Hardware turabifite ku giciro gito cyane. Aho gusohokera n'ahandi ni muri Esperanza. Esperanza ni wantu honyine ukwiye gusohokera. Dufite service nziza cyane z'igikoni, ibyo kunywa byiza. Aho gusohokera wasohokanira umukunzi wawe, aho kurara nta handi ni muri Esperanza Motel. Abari Gisenyi rero naho tubafitiye ishami bita Classic Bistro Igisenyi kabisa. Dufiteyo match, Rayon Sport ifiteyo match muri no weekend. Niba uri umureyo, niba uri umusportifu, nta handi hantu ukwiye kuzarara, n'ahandi hantu ukwiye kuzasohokera ni muri Classic Bistro. Nimero zaho ni izi ngizi, wanahayobewe wahamagara kuri no nimero tukakurangira. Nari wizi nkunda match yarambereye kuri kamera. Reka tubashimire, dukomezanye ejo.